Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristu. Nitwa Jean Damascene Uwamahoro, ndubatse mfite umugore n'abana batatu. Kuri YouTube ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yezu Kristu. Muri uwo mwaka wa 2023 turi gusoza, nkaba maze imyaka 50 kandi ndi umukristo gatolika. Iki kikaba ari ikiganiro cya mbere nkoze kuri YouTube, aho ntarabikora neza mbaye mbiseguyeho, kubera ko gukora ibiganiro rwose ntabwo ari ibintu menyereye. Ariko abafaransa bajya bavuga ngo c'est un forger à conduire forgeron, cyangwa abandi bakavuga ngo la petite vient manger. Tubanze dusenge. Uwiteka Mana ihoraho, Mana ikomeye, Mana waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, kwinginze ngo uzinyobore mu byo mvuga, ntihazemo kwihimbaza. Ntangirane ubutumwa nawe nka Alpha, kandi nsozanye nawe nka Omega. Ncecekesheje ikirogoya aho yaturuka hose mu izina rya Yezu Kristu w'i Nazareti. Imbaraga z'imyuka mibi zimpungeho mu izina rya Yezu Kristu. Za roho zo mu ijuru niringiraga mbere nkaba naratandukanyije nazo, ndakwinginze Yezu mwiza ngo uzikangare, kuko izo roho nizo zituyobya zigatuma tudaha agaciro gakwiye uwo tubambiwe. Ncecekesheje Satani n'abadayimoni n'ibindi byose byiyambazwa bitari izina rya Yezu Kristu, izina rimwe rukumbi dukirizwamo. Yezu ni wowe wifuje ko nza muri uyu murimo, wambwiye ko nzakiza benshi. None rero Yezu ndakwinginze ngo wohereze abamarayika bawe basange buri umwe wese uzakurikira ubutumwa, umufashe kumva impamvu yabwo, maze intego yawe izagerweho. Yezu mwiza, abababaye ubakomeze, abarwayi bakize, abashonje ubahe icyo kurya. Kandi Yezu mwiza, nanjye ibihembo byanjye bitebutse. Nuko nsenze nizeye mu izina rya Yezu Kristu, amen. None rero bakristo beza, dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Muri iki kiganiro ndagira ngo prealamblement, donc mbanze nsubize bimwe mbere y'uko mubimbaza bimwe mu bibazo mushobora kuba mwambaza, cyangwa se muzambaza muri ivugabutumwa. Ushobora kwibaza uti mbese ko dufite abapadiri kandi no kuri YouTube tukagira abavugabutumwa benshi, wowe uje kutubwira iki kandi uri umukatolika, kandi bitamenyereye ko abakatolike ibyo byose bamenyerewe hano kuri YouTube kuba abavugabutumwa? Mbese wowe waba uje gushaka views nk'uko kuri bamwe bimeze? Hano igisubizo cya mbere natanga ni uko ubuzima bw'ibigeragezo Yezu yemeye ko Satani anyuzamo bwatumye ngirana na Yezu amasezerano ko ubwo azantabara nzamwamamaza, nkabwira benshi imbaraga zo gukomera kwe. Urumva muri make ndimo ndahikura umuhigo nari narahize. Ikindi gisubizo natanga kuri icyo kibazo ni uko ubundi mu nshingano z'umukristu harimo kwanga icyaha, gukurikira Yezu Kristu no kumwamamaza mu bandi. Cyane cyane ko umukristo gatolika ubundi wakomejwe wese, umuntu wakomejwe wese wafashe isakaramentu ryo gukomezwa yagombye kuba umuvugabutumwa. Hari undi ushobora kumbaza ikibazo ati doko, hari abandi bakunze kumbaza ibibazo bakavuga bati ikindi kibazo abantu bakunda kumbaza iyo ndi kuvuga ku bintu kiliziya ikwiye guhindura, kubera ko bigaragara nko kuyobya nkana abakristo gatolika, ni ukumbaza ngo mbese ngiye gushinga idini? Igisubizo ni oya. Ahubwo ikosa abantu bakora ni uko iyo babonye ikitagenda neza muri kiliziya gatolika bahita bayivamo bakajya mu rindi dini, aho gushishikariza kiliziya gukosora ibidasobanutse biyirimo. Njyewe rero ndumva nababwira Yezu, ubundi nibumva badashaka kunyumva bazanyirukane mu idini, nibwo nzarivamo. Naho kugenda umuntu atavuze ikitagenda, none se bazamenya bikosora gute? Muri iki kiganiro rero kirasa n'ikigabanyijwemo ibice bitatu. Igice cya mbere ndavuga urugendo rwanjye rw'ubuzima mu bya gikristu n'ibigeragezo bimwe na bimwe nagiye mpura nabyo.
kugeza ubwo byansunikiye nyine muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Murumva ndavuga bike, ndavuga ibigeragezo bike kubera ko nahuye na byinshi, kandi ntabwo nshaka kuzajya nkora ibiganiro birebire kubera ko burya ibiganiro birebire iyo udafite umwanya uhagije biragorana kubyumva. Icyo nakwita igice cya kabiri muri iki kiganiro, ndagira icyo mvuga ku cyo twita ikimenyetso cy'umusaraba gikorwa n'abakatolike iyo dusenga. Noneho igice cya gatatu ndavuga ku mayerekwa abiri nagize mu bihe bitandukanye bitari ibya kera. Noneho reka dutangire. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda nari mfite imyaka 17, nigaga mu wa kabiri segonderi by'ubuvuzi, siyanse de la sante, muri Saint-Andre Nyamirambo. Nibwo umukobwa twicaranaga muri classe yambajije ngo mbese Jean Damascene urabizi ko uzaba umuvugabutumwa? Naramubajije ntugize ngo, arongera ati urabizi ko uzaba umuvugabutumwa? Ubundi kubera ko njye nari nzi ko umurimo w'ubuvugabutumwa ari ukuba ari umuntu w'umukene n'ibiki ibintu nk'ibyo, nta nubwo nabitekerezaga wenyine. Naramwitegereje ndimo nibaza ukuntu atinyutse kuzana ibyo kuderanja, kuko njye numvaga ari ukunderanja, noneho akazana ibintu nk'ibyo byo kuderanja tugiye gukora tesite y'isomo rikomeye. Maze nawe abonye ntarimo kumva ibyo ambwira, arambwira ngo ndabona utari kumva ibyo ndi kukubwira, uzaba urabyumva igihe cyabyo kigeze. Kuva icyo gihe uwo mukobwa bimbwira byarangiriye aho, ntabwo nongeye kubitekerezaho. Turangije n'uwo mwaka wa kabiri segonderi yagiye kwiga ahandi, sinongeye no kwibuka isura ye, nta nubwo nzi niba yari umuhanuzikazi. Ubwo rero muri uyu mwaka wa 2023 urumva hashize imyaka 33, nibwo akavidewo k'ibyo uwo mukobwa yambwiye icyo gihe kongeye kwipureyinga muri njye, mbona isura ye abimbwira, nibuka n'amazina ye, yitwa Uwamahoro Jeannine, yewe mbona n'izina rya se, we ni Bahizi Jean cyangwa Bahizi Yohani. Bari batuye muri Gitarama, ukoze urugendo ruto umaze kwambuka Nyabarongo. Yari umukobwa w'inzobe, yajyaga gusa na Pastor Hortense. Pastor Hortense nawe twigaga mu ishuri rimwe. Uwo Jeannine aba yakiriho, ubwo yumve ko ibyo yampanuriye nyine bisohoye. Ubwo igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, urumva amasomo ntabwo yari yakarangiye, ubwo nahise njya mu buzima bwo gukorera amafaranga. Mvunaguye amagambo rero, muri bimwe na bimwe mu bintu byaranze ubuzima bwanjye, ku buryo natangiye kwibona nk'umuntu ubayeho mu buzima burimo ibigeragezo cyangwa ibintu by'urujijo. Turi kwitegura ikizamini cya leta, turi mu wa gatandatu segonderi, muri 1998, nagize ntiyambwira abanyeshuri nti dore exame bazatubaza ejo, uzajya muri exame, uzajya muri sale ya exame atabizi kazaba kamubayeho. Ubwo ndabitondekanya neza rwose, mbese nkaho ibibazo ndi kubisoma, icya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Nk'ejo ku munsi w'ikizamini natunguwe no kubona ibibazo navuze byaje bitondekanije neza uko nabivuze, mbese nka kumwe wagira ngo nyine nari nicaranye n'umuntu wateguye exame. Noneho ikibazo kimwe cyari icyo muri iryo somo nyine twakoreraga exame, ikibazo kimwe cyari icyo mu gitabo cyo mu wa 4, ikindi kibazo ari icyo mu gitabo cyo mu wa 5, ikindi kibazo ari icyo mu gitabo cya 6. Noneho ubwo nyine navuze ibibazo bitatu, bazana ibibazo 4, icya 4 nicyo ntari navuze. Ndumva ndibuka exame nayikoze ndi gutitira, ntumva neza icyo ibyo bintu bisobanuye mu buzima bwanjye. Ikindi kintu cyatumye nibona nk'umuntu ubayeho mu buzima burimo urujijo, nkibaza niba ari ibigeragezo bisanzwe koko cyangwa niba ari ibindi bintu, ni uko abandi bantu bavuga ngo kubona akazi muri uru Rwanda birakomeye, njye si cyo kibazo mfite pe, kuko
aho nasabye akazi hose nka 95% akazi narakabonye, nubwo badepoza ari ibihumbi 2 bashaka umukozi umwe, ako kazi ni njyewe mpfa kuba nagiye kudepoza nyine, ako kazi ni njye uba ugomba kukegukana uko byagenda kose, kandi ntabwo najyaho ngo nirarire ngo nzi ubwenge cyane, kuko rwose no mu mashuri yose nize ni nka 2 cyangwa 3 naba narabonetse mu 10 ba mbere. Noneho uko mfite ayo mahirwe yo kubona akazi abandi badafite, niko nanjye nta mahirwe mfite yo kugira ngo ka kazi ninkinjiramo ngatindeho. Muri buri kazi nagiye ninjiramo kose nagiye nsangamo umuntu, niba navuga ngo ni umuntu umwe satani yashinze kundwanya ntabwo mbizi, kugeza swati ka kazi banyirukanye cyangwa se akazi njyewe nka wa muntu wenda akakanyangisha bigatuma ntaha. Ni ukuvuga ngo nakoze ahantu henshi hatandukanye, mbese ahantu hose nifuje gukora muri make hose narahakoze. Hari n'igihe nigeze mbona akazi k'amafaranga atari make pe, twari abantu nka 5 barimo kudusobanurira amabwiriza y'akazi, mbona umukoresha afite agasuzuguro kenshi cyane. Ku munsi wa mbere rwose twagiye gutangira akazi, yitegereza umukoresha agasuzuguro ke, mpita nzinga laptop, ati wowe bigenze bite ko uhise ufunga mashini? Ndamubwira nti njye aka kazi nk'aka rwose ndabona ari uburetwa ntabwo nagakora. Ahita yumirwa nyine, ariko banza basigayemo barasigaye bubashywe, kubera ko nkimubwira ntyo nabonye uwo mukoresha yarahise agwa nk'ibere, abona ko byose bishoboka. Icyantunguye ni uko nyuma y'isaha imwe yonyine kuri uwo munsi nahamagawe kujya gukora ahandi naratsinze ikizamini, ariko nzi ko byapfuye kubera ko harashize igihe kirekire, mbona nyine nta makuru, ari ibintu biri aho biparitse, ninzi ngo byarapfuye. Uwo munsi rero nkiva aho ngaho bahita bampamagara. Noneho kubera icyo kibazo rero cyo kubona akazi nkakavaho, hari igihe noneho ngewe nigeze nsinya kontara 2 ziri permanent muri NGOs 2 zitandukanye, hamwe nkora amanywa ahandi nkora nijoro. Ubwo buzima rero numva buragenda buncanga ukuntu, nkumva ntibisobanutse. Hari naho nigeze ndipoza njya gusaba akazi, secrétaire arambwira ati kabisa atusanze ndi gutondeka amadosiye, ni iyi dosiye yawe mfashe niyo ya nyuma wari utinzeho gato rwose, wari ugiye gusanga filime yizinze. Ariko natunguwe nuko hari nka saa 6 nyine zibura nk'iminota mike cyane, nka saa 8 bahita bampamagara, baduhamagara turi abantu 4 ngo nk'ejo tuzaze muri interview. Birangira nabwo akazi ari ngewe kwegukanye. Ugasanga rero ni ibintu by'ubuzima bidasobanutse ukuntu. Ubwo buzima rero nagize ubwo numva bumbangamiye, mbwira Imana nti Imana ndarambiwe, ntabwo nzongera gushaka akazi rwose, ntabwo nzongera gushaka akazi, cyane ko noneho nko kwirukanwa mu kazi wasangaga nirukanishijwe n'umuntu mu by'ukuri tutanafite aho duhuriye mu nshingano. Urugero, nese wasobanura gute ko nk'umushoferi yakwirukanisha program coordinator? Urumva ni ibintu biba bidasobanutse. Gusa nyine maze kubwira Imana ntyo, Imana yampaye kujya mvura indwara za maladie chronique nkoresheje ibyitwa flaxseed na okra. Ubu nibyo nibera amashize imyaka myinshi.
Ikindi kintu cyatumye ngirana na Yezu isezerano ko nzamukorera, ni uko nkimara kuzana umugore, igipangu nari nujuje nazanyemo, donc igipangu nazanyemo umugeni cyahise kincika mu bintu bimeze nk'ubufindo. Noneho kubwo gucika intege, kubera ko nyine cyari igipangu cyari gihenze, mbwira Imana nti Mana, numpa indi nzu nzagukorera, nzavuga imbaraga zawe zihebuje, nzavuga ugukomera kwawe. Kuba mvuga ibi ngibi rero, ntabwo ari ukwirata ibibi. Imigani y'abapagani niyo bajya bavuga ngo ntawivuga amabi ngo kandi ameza ahari. Oya, ahubwo ni ukugira ngo buri wese unyumva agire to have a glimpse on the spiritual world, cyangwa se ni nko gufasha abadasobanukiwe, nko gutera akajisho ku bibera mu isi y'umwuka, kuko hari abantu nyine batumva ko ibintu nk'ibi ngibi byabaho. Noneho umunsi umwe rero naratashye, ari nka saa yine z'ijoro, mvuye mu bukwe bw'umusore wambereye garisodoneri, Anastase 5/5, ndagusohoje, Imana ikumpera umugisha cyane. Ubwo narimo njya ku icumbi nigendera buhoro n'amaguru, nza gutekereza ukuntu ubukwe bw'uwo mugarisodoneri nari mvuyemo nyine, ubwo bukwe bw'uwambereye garisodoneri, ukuntu bwari bwiza, ukuntu arongoreye mu gipangu cyiza, mbese binyibutsa nk'uko ubukwe bwanjye bwagenze, n'uko ubuzima mbese bwanjye muri mariage bwari bumeze. Nibuka ukuntu abageni nyine nabonye bakeye, nk'uko nanjye byari bimeze. Numva ku mutima hajeho akantu, ndavuga nti Mana, uzandindira aba bageni nabo ntibazahure n'ibibazo nk'ibyo nanjye nahuye nabyo pe. Ubwo nyine nahise ngira ikiniga, ndahagarara ndarira cyane, ahantu nyine urumva hari nijoro ndi njyenyine. Noneho muri iryo joro nyine bwa ahantu nari mpagaze, sinzi ikintu cyankanze. Nibuka ko abantu bajya bavuga ngo muri ako gace ngo habamo ingwe. Nyine ubwo mpita ngira ubwoba, mpanagura amarira ndiyumanganya, ntaha ndamanuka nyine njya mu rugo. Icyo gihe hari tariki 26 z'ukwa 11 2005, ntabwo nabyibagirwa. Noneho muri uwo mwaka wa 2005 naravuze ngo reka nsome Bible yose mpereye kuri paje ya mbere kugeza ku ya nyuma, ndebe ko nabona igisubizo cy'ibintu ndi kunyuramo bidasobanutse. Narayisomye nyirangiza nta gisubizo mbonye pe. Nafataga amasaha 2 ku munsi. Hari abantu bajya bavuga ngo Bibiliya ngo ntabwo umuntu ngo ayisoma ngo yirangize. Rwose nafataga amasaha 2 ku munsi, nayisomye amezi 7 n'iminsi 15. Cyakora uhereye ku munsi wa 5 ngitangira iyi gahunda kugeza nyisoje, Imana yagiye inyereka mu buryo budasanzwe ko turi kumwe rwose, mbese mu buryo budasanzwe rwose. Nabonye ko Imana ibintu ndimo, bigeragezo ndimo, Imana ibizi. Noneho kubera ubwenge budasanzwe twabonaga kuri Musenyeri wari muri diyoseze ya Ruhengeri, muri 2006 namusabye audience, maze no kugisha inama abandi bantu ngo ndebe ko hari igisobanuro yampa kubimbaho. Musenyeri yampaye umwanya turaganira, Imana imumpera umugisha, arambwira ati mu by'ukuri ntabwo naguha igisobanuro cyabyo 100%. Atariko iyo umuntu ari kunyuzwa mu bigeragezo bikomeye nk'ibyo, haba hari icyo Imana imuteguramo, atukomeze gusenga ntuzacike intege. Ubwo naje gusoma Bible muri 2014, nibwo Imana yanyibukije ko ikibanza nari mpagazeho ubwo nariraga muri 2005, ndira ko
nta nzu mfite. Imana yanyibukije ko icyo kibanza aricyo yampaye kubakamo indi nzu, kandi nayo iyo nzu nayo nayubatse mu bintu bimeze nk'ubufindo, kandi rwose ni inzu abantu bose iyo bayigezeho baravuga ngo wa mugabo we ufite inzu nziza, kandi iyi nzu yawe iri ahantu heza. Umuntu wese uhageze arabimbwira. Ubwo rero yenda akaduhinira aha ngaha ibijyanye no kwivuga, ubu ntekereza ko umuntu muzajyana muri iri vugabutumwa mwamenye amazina ibiki byose. Ndumva kugeza ubu uwahinira aha ngaha nta kibazo. Reka tujye noneho ku gice cya kabiri nababwiye kijyanye n'ikimenyetso cy'umusaraba tujya dukora iyo dusenga. Ntibyari bikwiye kubivugaho kandi dufite abapadiri, iki nacyo ni ikibazo. Ariko se kubera iki noneho ibi bintu ngiye kubivugaho? Abantu benshi iki kimenyetso bagikora batazi icyo barimo gukora. Donc abenshi nyine iki kimenyetso tugikora turangaye. Nyamara Satani yo burya ntabwo iba irangaye nkawe igihe uri gukora kiriya kimenyetso cy'umusaraba, kiriya kimenyetso kwanza wita cy'umusaraba atari cyo. Kuko Satani ntabwo iba irangaye, iba ibona ko urimo kuyiramya. Ni ukwitonda. Gukora ikimenyetso cy'umusaraba urimo gusenga mu by'ukuri ntacyo bitwaye, mu gihe ugikoze neza wibuka ko ubuzima bwa Yezu Kristo ariho bwarangiriye hano ku isi. Ariko se kiriya kimenyetso dukora gishushanya umusaraba wa Yezu Kristo koko? Ngaho wowe unyumva, reba neza uko ugikora, maze uzambwire muri komenti. Kuki dukora ikimenyetso cy'umusaraba ucuritse kandi abasenga Satani ari cyo bakoresha mu nsengero zabo, nk'uko muri kubibona kuri iyo foto iri kugenda iri kudisipureyinga kuri sikirini yawe? Mbese mu by'ukuri abihaye Imana bacu barabizi cyangwa ntabyo bazi? Babaye batabizi nacyo cyaba ari ikindi kibazo. Ibi bintu muri 2016 nigeze mbitangaho umuburo mu itsinda ry'amasengesho, mu itsinda ry'abanyamasengesho, ahantu bitari ngombwa ko mvuga aka kanya. Maze gusoza abagira iyerekwa twari kumwe aho ngaho nyine muri ayo masengesho, barambwira ngo ubwo narimo nigisha kuri ibi ngibi, babonye umugabo yinjira aho twari turi, ansiga amavuta ku gahanga, arongera arasohoka. Ariko njye uwo muntu sinamubonye, nta nubwo nigeze numva niba hari umuntu unkozeho. Nk'uko hari abambara imidari y'umusaraba tuzi wa Yezu, murababona benshi, abihaye Imana benshi bajya bambara turiya tudari tw'umusaraba. Hari abandi bambara imidari y'umusaraba ucuritse. Iki kintu buri wese yakagombye kukibazaho. Kuki hari abambara iyo midari y'udusaraba ducuritse, none twebwe tukaba dukora ikimenyetso cy'umusaraba ucuritse? Urugero, uzarebe nk'amafoto y'uriya mukinnyi wa football, uriya musitari witwa Beckham, ku makoti ye rwose aba yambaye udusaraba ducuritse. Mbese wowe buriya ntacyo wumvamo? Mu Baheburayi umutwe wa 5 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14 haravuga ngo umuntu ugitungwa n'amata gusa aba akiri umwana, aba ataraca akenge mu byo gutunganira Imana. Naho abantu bakuze bo batungwa n'ibiryo bikomeye, kuko baba baragize akamenyero ko gutandukanya ikibi n'icyiza. Noneho reka tujye ku gice cya 3. Iyerekwa rya mbere ni iry'ejo bundi ku wa 20 z'ukwa 12 uyu mwaka wa 2023. Hari saa 9 z'ijoro, ubwo narimo nsenga, nabonye hakorwa ibarura ry'amazu. Nta bisobanuro mfite gutanga kuri ibi,
nawe wasaba Imana ikakubarura, kubera ko ari izi Imana yonyine niyo izi ikigamijwe. Kuko ntabwo uzi niba warabaruwe cyangwa utarabaruwe. Ukuntu nabibonye nyine, nabonye ari akantu kameze nk'agatenesi kagendaga gaterwa ku nzu kagatanga urumuri rwinshi. Ubwo rero umuntu yasaba Imana ikamusobanurira iby'iryo yerekwa. Ntabwo mfite ibintu byinshi byo kubisobanuraho. Irindi yerekwa nagize byabaye mu kwa gatanu tariki 12 z'ukwa gatanu nijoro. Nari nsinziriye mu nzozi ubwo nyine mbona ntembera n'amaguru ahantu ntazi niba ari hano mu Rwanda, ntabwo nabisobanukiwe. Ubwo naje kugera ahantu nyine ndimo ntembera, ngera ahantu h'umusozi hejuru ku kanunga kuri some cyangwa summit. Noneho ndebye nyine hirya ya ka gasozi, mbona ikiyaga cyangwa se inyanja. Icyo kiyaga cyari gituje, harimo abarobyi 10 bahagaze mu bwato bari mu kiyaga, nyine bigaragara ko barimo kuroba. Noneho uko nakitegereje cya kiyaga, mfite n'amatsiko y'ukuntu nibaza niba ndibuze kubona umuntu umbwira uko icyo kiyaga cyitwa. Nyine muri rusange ngewe nikundira gutembera, noneho iyo ari ahantu hari amazi biba ari akarusho. Urumva nyine nari nishimye cyane pe ko mbonye ikiyaga ndimo ntembera ahantu ntazi. Mbese urumva icyo kiyaga sinari nkizi, nari nkigezeho bintunguye. Ubwo nagiye kubona mbona ikiyaga kijemo umuhengeri cyangwa umuraba. Ngira ngo bivuga kimwe, ntabwo mbisobanukiye cyane kuko ntabwo navukiye ahantu hari ibintu by'amazi. Kuva aho nari mpagaze hejuru kuri some kugera kuri icyo kiyaga ku nyanja, harimo nk'intera ya metero nka 600 ugereranije. Donc ntabwo nashoboraga kureba isura y'umurobyi mu maso. Urumva hari epfo kure cyane, ariko abo barobyi ntabwo bari kure y'inkengero nyine, ntabwo bari kure y'inkombe. Noneho ya mazi nyine, wa muhengeri ugitangira mbese amazi atangiye kwicunda, muri ba barobyi 10, 8 bahise birukira ku nkombe bakuramo ubwato bwabo nyine. Abandi 2 bo aho kugira ngo bajye ku nkombe, kandi urumva nyine navuze ko bari begereye ku nkombe, bo bahise berekeza amato yabo mu nyanja rwagati. Ntungurwa noneho n'umuvuduko udasanzwe ubwato bwabo bwari bufite. Mbese reka tugereranye kugira ngo wumve umuvuduko w'ayo mato ukuntu wari umeze. Fata nk'imodoka iri ku muvuduko wa kilometero 60 mu isaha ukuntu iba yirukanka. Noneho uwo muvuduko uwukube nk'inshuro 5. Kandi uko bwakomezaga hirya iyo, niko amazi y'inyanja yarushagaho kwikaraga. Ubwato mbese bukajya burengerwa, ariko nyine bugapfumura bugakomeza ntiburohame cyangwa ngo budandabirane. Donc ntabwo bwigeraga bute équilibre na gatoya. Kandi ubu bwato mwibuke ko bwari ubwato bw'ibiti nyine, ubu bwato batwara bagasha. Noneho uko nakomeje nitegereza ibyo bintu, amazi noneho yarijugunye rimwe. Ababonye filime cyangwa ababonye uko mbese tsunami byagenze, amazi yarijugunye nk'aya tsunami, ku buryo nanjye aho hejuru iyo ngiyo hejuru ku musozi nabonye amazi asimbutse ngeraho, mbona nyine ishati nari nambaye iratose. Noneho muri izo nzozi haza ikintu kimera nk'aho gishatse kunyica nyine, ku buryo ntashoboye kubona uko byarangiye. Ariko babarobyi 8 bo birumvikana bahise bapfa, kubera ko amazi uko yagendaga yijugunye hirya no hino ku nkombe, yabasanze ahantu barimo kwiruka nyine bahunga, bahita bapfa. Mu gihe aberekejeho ikibazo cyari kiri guturuka,
ari bo barokotse, nubwo nabonaga bye biteye ubwoba nyine, bo nabonaga bakomeza nta kibazo bafite. Iri yerekwa rero ntekereza ko naryo rirumvikana, birumvikana nyine. Ngerageje gutanga nk'ubusobanuro bukeya, abarobyi mu by'umwuka murumva nyine ni abihaye Imana cyangwa se abavugabutumwa. Ubwo rero murumva ko abavugabutumwa batabirimo neza, ubwo murabyumva ko byahise bigenda, ntabwo bizaborohera muri make. Nsoza rero nababwira ko iri yerekwa hari abandi benshi numvise barihawe, nubwo batabivuze mu magambo nabivuzemo, ariko igisobanuro ni kimwe. Navuga yenda nk'umwana witwa Ninderane Kellia, ngira ngo umwana w'umunyeshuri w'umukobwa witwa Kellia, ndumva ari Kellia, namwumvise kuri Zaburi Nshya, ndetse n'uwitwa Viviane Manishimwe, kandi bose twabiherewe mu gihe kimwe. Mbonereho rwose mbwire abantu bibasiye umuntu witwa Viviane Manishimwe, bashatse bakwitonda. Abantu mwibasiye umuntu witwa Viviane Manishimwe, mwitonde. Ahubwo mwebwe mwe muri kumuseka, muri kumutuka ngo yaravangiwe, mwicara ahubwo mwisubireho mutekereze neza ku byanyu. None se Viviane ko muri kumwibasira muvuga ngo impamvu ari kuvuga ibitagenda muri kiliziya ngo ntabwo yigeze aba umukatolike, n'abapadiri bagenda bava mu gipadiri bagakuramo ikanzu, muzajya muvuga ngo ntabwo bigeze baba abapadiri? Noneho erega hari umugani nyarwanda uvuga ngo uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ari we umwishe. Ahubwo aho kumuserereza, mwebwe murebe ibintu bitagenda mubihindure kandi mubikore vuba, nibyo byiza. Mu Batesaloniki ba mbere umutwe wa 5 umurongo wa 20 haravuga ngo ntimugahenyure ibyahanuwe. Kubera ko ntifuza kuzajya ntanga ibiganiro birebire, rero reka tube ducumbikiye ahangaha, ubwo tuzakomeza ubutaha, ariko kadusoze dusenga. Ndagushimiye cyane uhoraho Mana yacu, kuba wemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Ngushimiye ko waturinze, muri uyu mwaka 2023 dusoje, kandi turakwiragije no muri uyu mwaka mushya dutangiye 2024. Uzayobora ibitekerezo byacu mu nzira ikugana, kandi by'umwihariko nsabiye umugisha abazagira umwete wo gukwirakwiza ubu butumwa, uhoraho Mana, kandi ukazafasha abazabwumva bose, bukazabagirira akamaro. Tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.